Igice cy'uyu munsi turagisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 4 tuhera ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 45. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana tuhera ku gice cyaho cya 4 tuhera ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 45. Nuko umwami Yesu amenye yuko abafarisayo bumvishe ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe siwe wabatizaga ahubwo n'abigishwa be. Icyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yumvamo ko akwiriye kunyura ku Samariya. Nuko ajya mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahabaye umwana wa Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati mutuzi ko kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati kuri umuyuda aho umusamariyakazi uransaba amazi gute? Icyatumye abaza gutyo nuko abayuda banengaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati yaba waruzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha ku mazi y'ubugingo. Undi ati databuja, ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba rirerire, none se amazi y'ubugingo wayakurahe? Mbese uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iriba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera akagira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazajya inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi aduduriza kugeza ubugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati databuja, nkakora ayo mazi ntazagira inyota ukundi, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramusubiza ati genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri kuko udafite umugabo, kandi ufite uko wari ufite abagabo 5 n'ubu ufite ubu ntabwo ari uwawe, ibyo byo uvuze ukuri. Umugore aramubwira ati databuja, menye yuko uri umuhanuzi. Basokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, nawe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebwe ho musenga icyo mutazi, ariko twe dusenga Imana ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu kuri no mu mwuka, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Umugore aramubwira ati nzi yuko Mesiya azaza ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Yesu aramubwira ati nijye tuvugana. Uwo mwanya abigishwa be baraza batangazwa nuko avugana n'uwo mugore, ariko ntagira umubaza ati urashaka iki, cyangwa ati niki gitumye uvugana nawe. Nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Bava mu mudugudu ngo baza ahari. Batarahagera abigishwa be baramwinginga bati mwigisha akira ufungure. Arabwira ati mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa be barabazanya bati mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni gukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Mbese nimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora, ndababwira nuko nimubure amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe. Umusaruzi ahabwa ibihembo ateranyiriza imyaka ubugingo buhoraho, ngo mubibyi n'umusaruzi banezerana. Kuko iri jambo ari iry'ukuri ngo habiba umwe hagasarura undi. Nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. Nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu, kuko bimvishe amagambo ya wa mugore ahamya ati yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo, asubirayo kabiri. Hizera abandi benshi baruta abambere, kuko bimva ijambo rye. Maze babwira umugore bati noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tumenya ko ari we mukiza w'abari mu isi koko. Iyo minsi 2 ishize avayo ajya i Galilaya
kuko Yesu yahamije yuko umuhanuzi atagira icyubahiro mu gihugu cy'iwabo. Ageze i Galilaya, abanyagalilaya baramwakira kuko babonye ibyo yakoreye i Yerusalemu byose mu minsi mikuru, ko muri iyo minsi nabo bari bagiyeyo. Igice tubasomye nta kigarukiye, mwakeneza ijambo ry'Imana. Uko mbishoboye
Yesu ashimwe. Nitwa Prosperi umwizerwa. Ndashima Imana ko nongeye kugirwa ubuntu bwo kuba ari ngiye kwana nawe ijambo ry'Imana. Ahura aho ngaho ntago nza wicaye, ushobora kuba wicaye, ushobora kuba uri kugenda, ushobora kuba uryamye, ushobora kuba ntago mbizi, ariko ndashima Imana ko uyu munsi yaguhamagaye kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Tuganira kuri ijambo tumaze gusomerwa mu kanya. Ni ijambo dusanga muri Yohana igice cya 4 guhera ku murongo wa mbere kujya ku murongo wa 45. Uyu mugore ndashaka kugira ngo mbabwireho ikintu gitoya kugira ngo tuze kubona muri aya magambo tubonemo kubaho ubuzima bwuzuye bubonerwa muri Kristo Yesu, cyangwa se Kristo nk'isoko yo kubaho byuzuye. Iyo mvuze kubaho byuzuye mu magambo make ndashaka kuvuga kubaho ubuzima k'umubiri, mu sentima, mu migisho, mu byiyumviro byawe, mu gakiza, mu buzingo buhoraho, ukabaho byuzuye. Abakristo benshi n'abantu badakijijwe, abantu bazi Imana batayizi, hari uburyo tubayeho ubuzima butarimo umunezero, cyangwa butarimo ibyiringiro, ariko tukajya ahantu turakinga ahantu hatandukanye. Hari amagambo 6 uyu mudamu yavuze akagenda ashushanya buri umwe wese, ashushanya situation tunyuramo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icya mbere cyo ndabanza kuvuga ko uyu mudamu yari wo muri Samariya bari barahoze ari hamwe n'abayuda bakoze igihugu kimwe, baza gutandukana. Abanyasamariya baza kujyanwa bunyago n'abo mu gihugu cya Asiriya, Ashuri, babazana abandi banyamahanga babana nabo, babigisha imico yabo, basenga ibigirwamana, bahinduka abanyabyaha, bahinduka abapagani cyane ku buryo abisirayeli babanengaga. Biravuga ngo Kristo ubwe nta nubwo yarakwiye kubasangira nabo, nta nubwo yarakwiye kumenyana nabo. None icya kabiri, none uyu mugore we muri ubwo bwoko bwari buciwe bugufi cyane, uyu we yaraciwe bugufi munsi y'abandi uko yari indaya. Yari umugore ngo utagira umugabo, ngo yari afite abagabo 5 nabo batarabe, ngo no bari kumwe nanone nta nubwo yari uwe. Ntago tuzi n'abari barapfuye cyangwa bari baratandukanye, ariko dukurikije ibyo Yesu yavuga n'uburyo inkuru ivuga, birashoboka ko yari umugore ubayeho nabi, society itamwemera. Uwo niwe Yesu yasanze ahantu. Yesu aca bugufi, aramusanga, aramuganiriza. Imana ishimwe cyane. Aje kumuganiriza, amaze kurenga izo barrier, aramuga ngo ndashaka kumpa amazi yo kunywa. Ibyo tubisanga ku murongo, ndumva ari umurongo wa 9, wa 8 n'uwa 9 guhera ku murongo wa 7, wa 8 n'uwa 9. Yesu aramusabye amazi yo kunywa. Noneho uyu mugore amuha igisubizo njya ngo tuvugeho gatoya. Aramubwira ngo twasanye unsaba utamazi. Ni gute unsaba amazi? Uri umuyuda nge nka Musamariya. Iyo ni barriere ya mbere itumye abantu batabasha kunezerwa n'agakiza. Eza nuko batakakira, cyangwa se baba ari abakakiriye cyangwa batarakakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Bose bafite iyo barriere y'aho dukomoka, barriere ya prejije, barriere y'ibyo twanyuzemo, barriere yabo turibo, identity yacu. Kubera ko turabirabura, tukumva abazungu ntabwo twahura nabo, ntabwo nzi wowe ikikubereyeho barriere mu buzima bwawe. Ndibuka kera tumaze gukizwa, hari abantu twaga dusengana. Noneho hakaba umwana umwe, hari ukuntu yaririmbaga ukumva atavuga neza kubera aha yavukaga n'iki, kumva ntago abasha gusora ururimi neza kubera uburyo yari yarabayeho. Icyo gihe tukamuseka, noneho akabarize, akaba umuntu usuzuguwe ku buryo twese tudashaka no kwiyasosiya nawe. Hari ukuntu tubaho muri societe bitewe n'uburyo twabayeho, bitewe naho tuvuka n'ibindi na background zacu, bikaduhagarika kubasha kwakira umunezero wuzuye ubonekwa muri Kristo Yesu. Nshuti yanjye, izo mpamvu ko ziba ari ukuri, ariko nta mpamvu nimwe irusha imbaraga zibonerwa mu kwakira Kristo umwami n'umukiza wawe. Iyo amaze kwinjira mu buzima bwawe, akuraho za barriere zaduhagarikaga. Uyu mugore Yesu yavugiraga muri dimension y'umwuka, ariko kubona yakubisa hasi ibimutandukanya, nta mugiriki, nta muroma, kuri we yarari yabikubise hasi ko yari mu dimension y'umwuka. Ariko itandukanyizo rye n'uyu mugore nuko umugore yari mu dimension y'umubiri. Turaza kubona byose ibyo yabonaga mu maso asanzwe, amaso y'umubiri. Iyo uri kurebera mu mubiri ubona byinshi biguhagarika kugira ngo udatambuka ngo ugire muri Kristo nk'uko yagakwiriye. Hari dimension itageraho, hari urwego utabasha kugeraho kubera kuri murarebera mu rwego ruciye bugufi. Iyo yabonaga Yesu nk'umuyuda,
akabona Yesu nk'umuntu umunena, akabona Yesu nk'umuntu utari bumwakire, ariko Yesu yamubonaga nk'intama y'Imana izimiye ikwiye kuza. Abantu benshi nonaha ntabwo duhagaritswe n'ibiriho, duhagaritswe n'ibiri muri twebwe. Ntabwo duhagaritswe kwegera Kristo n'ibituje biri aho ngaho by'ukuri, ahubwo duhagaritswe n'ibyo twashyize mu mitwe yacu bitewe n'aho duturuka n'ubwo twabayeho na sosiyete twabayemo. Ibyo ngibyo Yesu niwe wenyine wabikubita hasi. Turakomeza tukaza muri bino bice twasomaga, ugeze ku murongo waho noneho Yesu amaze kumubwira ngo iyaba wamenyaga ugwaye amazi, umudamu kugira ngo ajye mu bindi aravuga ngo none se ngo niba Yakobo ngo n'abandi bantu n'abagaragu be n'inka ze zaranywereye kuri rino riba, ngo wowe urinde ku buryo umurenzeho. Actually my friend, iki ni ikintu gikomeye ubundi tutabona uburemere bwacyo, ariko uyu munsi nabwo kiri gukora. Iyi ni barriere ni ishema, ni culture, ni ibintu biduhambiriye biturutse muri culture yacu, ni ibintu biduhambiriye biturutse mu buryo twabayeho, ni ibintu biduhambiriye bituma tutabasha kubona agakiza ko muri Kristo Yesu, bituma tutabasha kubona umunezero ubonerwa muri Kristo Yesu, kubera ko hari ibindi dufite muri twebwe, hari ibindi twabayemo mu buzima bwa kera. Ngewe ntabwo nzi wowe ibyo wabayemo, ariko nanjye birahari. Sokuru wanjye yari umupasiteri, nkurira mu idini, nkura ndi umwana mwiza, ndi mu idini, bigera ahantu mu pagani, nyuma nza gukizwa. Ariko iyo umuntu yazaga kumbwira ijambo ry'Imana, icyambuzaga kumwumva ntabwo ari ko ntumvishe ijambo ry'Imana, ahubwo ni uko mfite ishema ryaho nabaye, nirataga abo uwo ndiwe, icyo ndicyo, ibyo nanyuzemo, valeur mfite mu idini, kurenza kumenya icyo Kristo yabasha kungira cyo. Kandi nibyo ntabwo ari ibanga, ntabwo ari kubeshya, kuko hari icyo uri cyo ndabikubahira, hari privilege ufite ndabikubahira, hari uburyo abayeho turabikubahira, ni ibintu byiza, ni ibintu biki. Ariko ibyo imbere y'amaraso ya Kristo Yesu, ibyo bitarimo amaraso ya Kristo Yesu ni ubusa. Kugera igihe Kristo aje agahindura bya bindi byari valueless, bidafite agaciro, akabisukamo amaraso ye bigahinduka iby'agaciro, imbere yaho hose byari ibyo gutabwa. Nyamara ibyo nibyo bitwibwira ko aribyo bishobora kutwubaka, bikatugira ikintu twagira icyo tubacyo. Nuko turakomeza ijambo rya gatatu, umwe mudamu yavuze, yaramubwiye Yesu amaze kuvuga ngo nyamara mfite amazi, ngo amazi yanyweyeho ntabwo wazongera kugira inyota. Uyu mugore za bariyeri zose zisa nk'izikubise hasi, bariyeri z'ubutunzi, amashuri, bizinesi ze, ibintu byose byafite agaciro byatuma atabasha kumva Kristo, aho ngaho byahise bikubitwa hasi. Aravuga ngo noneho databuja wamakura ayo mazi. Nanjye hari ahantu tugera tugakubitwa tukumva turifuza kubona ibyo tutashakaga mu kanya, kubera yuko twumvise ko hari izindi nyungu twabibonamo. Iyo ugeze hano ushobora kwita wishuka yuko n'umugore yarageze ahantu akumva yifuza gukizwa. Reka da, iyi bariyeri yindi twari tugezeho ni bariyeri yitwa ibibazo n'ubutunzi. Hari ukuntu kenshi dukeneye Yesu mu buzima bwacu, ariko kubera impamvu zitandukanye. Hari igihe numva nkeneye Yesu umfasha kugira ngo business yanjye igende neza, kugira ngo mbone amafaranga yo guhemba abakozi, kugira ngo wowe ushobora kuba ari ikibazo cy'inzu utuyemo utarishyura, ushobora kuba ari ikibazo cya promotion kazi wagiyemo wibwira ko uzayibona ko utarayibona, ushobora kuba ari amashuri wibwiraga ko uzabona school fees cyangwa se uzabona scholarship ukaba utarayibonye. Ibyo byose kubera ko bari kukubwira Yesu wabiguha, ukumva noneho ciye bugufi kugira ngo ciye bugufi uwo muntu uri kubikubwira, kuko hari atari ukubera ko wabonye ko ukeneye Kristo, ahubwo hari benzwe ufite mu buzima bwawe, ku buryo Yesu aza nk'igisubizo cyazaba benzwe akugira ngo umwakire nkawe nk'uko ari mu icunguzo ubugingo bwawe. Yesu nibyo ufite ibintu ukeneye, kandi nibyo nta amafaranga araryoha urayakeneye, akazi keza uragakeneye, erega ukeneye umugabo, wa musore ukeneye umudamu, wa mugabo we ufite business ukeneye ko itera imbere ikaguka nawe ukagera ku rwego nk'urundi warotaga guhera kera. Ariko ibyo ni nagatonyanga. Yesu arenze ibyo. Ntago Yesu yaje kugira ngo abe igisubizo cy'ibibazo by'ubutunzi, nubwo wabibona ntago ari cyo ntago ari cyo twubatseho ubugingo bwacu, ntago ari cyo twubakiseho agakiza kacu. Yesu ubugingo atanga burenze kure cyane ibintu wakenera ku isi.
kuko kubona ibintu ku isi birambwira ngo twari dupfuye tuzi ibyaha n'ibicumuro byacu, bivuga ngo twari intumbi. Nyamara Kristo aze mu bugingo bwacu aduhindura abazima, duhindukana n'abazima nawe mu bugingo bwe. Inshuti yanjye, nibyo ko ufite ibibazo, ariko reka ibibazo n'ibisubizo wifuza mu buzima bwawe byere kubera ari byo bikubera nk'igihagarika, byere kuba urukuta rugutandukanye no kubona Kristo ubwite uko ameze arimo kugwireza ubugingo. Yesu atugire neza. Ikindi jambo uno mudamu yamubwiye, Yesu amaze kumubwira gutyo, amaze kumuganiriza, amaze kumubwira ibindi byose yaciyemo, amaze none kugera ahantu aramubwira ngo azane umugabo we. Uno mudamu avuga ko ntawe. Yesu avuga ngo ni ukuri, nguvuze ko ntawe ufite, kubera ko wagize batanu, ngo kandi ufite ngo ntago ari uwawe. Kubera amuhanuriye, kubera mubwiye ibyo atarazi, umudamu atangira guhonga. Yari akoze ahantu hari sensitive. Ikibazo umudamu afite imbere ntago cyari uko adafite agaciro muri societe, ntago cyari ikibazo cy'ubukene, ntago cyari ikindi kibazo cyari cyo cyose, cyari ikibazo cy'uko akeneye kugira agaciro muri Kristo Yesu, akeneye ubugingo, akeneye kwimva afite amahoro yo mu mutima. Icyo gihe Yesu amaze kumubwira byose, amaze gukora kuri point iri sensible mu buzima bwe, umudamu aca bugufi. Ariko amaze guca bugufi yahita haza indi barriere nayikomeye, barriere yitwa idini. Abari mu rusengero cyangwa se abari hanze mu rusengero tunaniwe kwinjira muri Kristo neza, tunaniwe kwinjira neza kubera yuko twibwira ko idini ari ifite ahantu yatugeza. Nta kidini yakora ku bugingo bwawe, ntago idini yagukiza, ntago nitaye ahantu usengera, ntago nitaye pastor wawe uwo ari we, ntago nitaye kuri bishop wawe uwo ari we, ntago nitaye ku mirimo wakoze mu rusengero, ntago nitaye ku mirimo utabashije gukora mu rusengero, ntago nitaye ku ukomoka, ntago nitaye kuri kimwe icyo ari cyo cyose, nitaye ku ijambo ry'umwana w'Imana. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yahoje umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntago ari ikibazo cyaho umwizereye, ntago ari ikibazo cyaho umusengera, ntago ari ikibazo cyaho kwizera kwagufatiye, ni ikibazo cy'uko wizeye uwo mwami w'ubugingo bwawe. Yesu amaze kumubwira, umugore azana izindi barriere. Ni kenshi ubwira umuntu Kristo akayumva ariko urashaka kujyana muri ya dini rye, ntago nkeneye kujya mu idini runaka, nkeneye kujya muri Kristo Yesu. Yesu yaguha umunezero, Yesu yakorera igisubizo cy'ubuzima bwawe, Yesu yakorera igisubizo cy'imibereho yawe, Yesu yahindura ubugingo bwawe, Yesu yaguha amahoro yo mu mutima, atari amahoro yo kwishushanya, yaguha amahoro adaturutse ku byo ufite inyuma, adaturutse ku bakurambere bawe, adaturutse ku kazi ukora, adaturutse ku mashuri wize, adaturutse kuri za PhD, adaturutse kuri za lisansi, adaturutse kuri za engineering, adaturutse ku kintu icyo ari cyo cyose, aturutse yuko ari mu bugingo bwawe kandi akaba ari isoko y'umunezero. Yaguha umunezero udafite ikindi wubatseho na kimwe. Uwo nguwo niwe Yesu yamubwiye, aramubwira ngo njyewe umudamu azanye kuzanamo iby'idini, aba ngo nyamara ngo twebwe ngo twasengeraga ahangaha, ngo nemwe marasa gusengera hariya, twebwe twasengeraga twunamye, nemwe marasa gusenga muhagaze, ngo twebwe twasenga turambaye amaboko, nemwe murayahina, twasenga twambaye ijipo, nemwe muri kwambara amapantaro, twasenga twasokoje, nemwe ntimusokoza, twasenga turirimba twifashe neza, ngo nemwe muri kurimba. Yesu aramubwira ngo igihe kirageze ndetse ngo kirasohoye, ngo abasenga data by'ukuri ngo bamusengere mu kuri no mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Birageze kugira ngo ibyo byose bikubitwe hasi. Twebwe abashaka gusenga Kristo nk'ukuri, niba ushaka gusenga Imana by'ukuri, kuko Imana ni umwuka, uyisenge mu kuri no mu mwuka. Ageze aho ngaho umudamu arayamanika, aravuga ngo noneho ngo ndabizi neza ko Mesiya naza, ari we Kristo, ngo byose azatwigisha byose. Yesu aramubwira ngo ni njyewe. Yesu ashimwe cyane. Iyo tugeze ahantu noneho Yesu akubwira ugakubitwa hasi, ukumva ko ari we wari ukeneye, ntabwo wari ukeneye amashuri, ntabwo wari ukeneye business, ntabwo wari ukeneye ibindi byose, nubwo wabibona cyangwa se ntubibone, ahubwo ugasobanukirwa ko wari ukeneye ari Kristo. None arakubwira ngo noneho ndahari, ndi igisubizo cy'ubuzima bwawe. Umugore yuzuye umunezero. Imirongo ikurikiyeho ni imirongo ya témoignage. Jambo rirambwira ngo biramurenga, ariruka ajya mu mudugudu ngo ni mwese muze murebe. Abantu bose barahurura. Impamvu Kristo, impamvu mwene data udafite icyo ubwira abandi, impamvu utabasha kubwira abandi ngo baze barebe Kristo, nuko nawe ushobora kutarahura nawe. Ariko no mugore amaze kubitwa hasi, amaze kuvanaho iby'amateka, amaze kuvanaho iby'amashuri, amaze kuvanaho icyari cyo, amaze kuvanaho imico, amaze kubona ko byose nta gaciro bigifite, amaze kubona ko imbere ya Kristo byose ariho afitiye agaciro, ngo amaze kugera ngaho Kristo aramubwira ngo ni njyewe. Akibona umugore yuzuye umunezero, ariruka ajya kubwira mu mudugudu wose. Nshuti yanjye, uyu munsi nawe
ubishatse Yesu yakubera igisubizo. Yesu yahindura amateka yawe. Kuraho izo barriere, kuraho impamvu ntago ari uko wabayeho, ntago ari pastor wagufashe nabi, ntago ari agaciro batagoye mu rusengero, ntago ari aba mwaturanye b'abarokore ngo abana babi, nta mpamvu yindi yari yose. Impamvu nuko ukeneye Kristo, kandi uko na Kristo agushaka. Aragushaka uyu mugoroba, aragushaka aho wicaye, aragushaka aho uri kugenda, aragushaka uko umeze kose, yakubera igisubizo cy'ubugingo bwawe. Mu myaka 13 ishize yaje mu bugingo bwanjye, ambera igisubizo, ahindura amateka yanjye. Ubuzima bwari bunaniye, nihebye, numva nenda gupfa. Umunsi yinjira mu bugingo bwanjye, amateka arahinduka, nawe yawe yayahindura. Reka dusengane aho wicaye, umubwire ngo Umwami Yesu ngo ayo bugingo bwanjye. Muri iyo myaka yose namaze ngendana nawe, hari ahantu nageraga ngewe nkumva ntabwo nkiriho kwizerwa, nkaba umunyabyaha, nkakora amabi, nkagira nte, ariko Yesu ntabwo yigeze andekura. We ni wo kwizerwa ibihe byose. Reka mu bugingo bwawe muri uyu mugoroba. Amen. Mwami Imana ishobora byose, singiye uyu mwene data uri kumva ubutumwa bwawe. Ntabwo nzi icyo washatse gukora mu buzima bwe, ariko nzi yuko icyo ukora buri gihe ari ugukiza imitima y'abantu. Kiza ubugingo bwe, kiza umutima we, kiza amarangamutima ye, kiza imibereho ye, kiza ibyacamo byose, kugira ngo abeho kukuvugira, kandi igihe tuzaza mu ijuru tuzazinezeranwe nawe, ngo yasitse Umwami n'umukiza wacu. Amen. Hosanna, Hosanna, Yesu.